Yesaya ibice 48. Nyarutsa ibice 48 igitabo cy'umuhanuzi Yesaya. Soma n'umurongo wa 11. Soma umurongo wa 11. Ndabarindiriye ndabarindiriye abatarahagera mubanze muhagere. Ndabarindiriye mufate Bibiliya zanyu. Iyi ni intwari ikomeye. Bibiliya ni intwari umukristo atsindisha ibigeragezo byose. Bibiliya ni igitabo gikomeye Imana yemera. Aha harimo ubuhanuzi butavangiye. Muri iki gitabo cya Bibiliya harimo true prophecy, harimo ubuhanuzi nyakuri. Bumbura Bibiliya yawe dusome ijambo ry'Imana. Mana ishimwe cyane. Haleluya haleluya. Igitabo cy'umuhanuzi Yesaya ibice 48 umurongo ni wa 11. Abafite amakaramu mwandike cyangwa se muhasurinye kuri uwo murongo wa 11. Twahageze twese, nabarindiriye bihagije. Ndatekereza ko twahageze. Reka dusome. Imana ishimwe cyane. Tugiye gusoma sasa n'umurongo wa 10 na kangahe na rimwe. Tugiye gusoma haranditse ngo kubwanjye nzabyikorera, nta cyatuma izina ryanjye ritukwa, kandi icyubahiro cyanjye sinzagiha undi. Mwakomeye amashyi ijambo ry'Imana. Mwazamuye haleluya. Mwavugirije Imana impundu. Oh haleluya, oh haleluya. Teraniro rya Kristo muzamure haleluya, muvugirize Imana impundu. Umurongo wa 11 tugiye kongera tuwusome. Igitabo cy'umuhanuzi Yesaya ibice 48 murongo ni wa 11. Kubwanjye nzabyikorera, nta cyatuma izina ryanjye ritukwa, kandi icyubahiro cyanjye sinzagiha undi. Wana Yesu asifiwe sana. Mana ishimwe cyane ko abantu bitabiriye. Ndabona abantu benshi bitabiriye ku muyoboro wa YouTube. Kano kanya hariho abantu 95. Mu by'ukuri ntabwo ari abantu bakeya. Abantu 95 bose barimo bumva ijambo ry'Imana, barimo bagaburirwa ijambo ry'Imana. Ntabwo ari abantu bake. Jya kuri YouTube urabibona kano kanya hariho abantu 95. Ahubwo ndabona bageze mu 100. Jya ku muyoboro wa YouTube urebe iby'Imana irimo ikora. Ubu none kano kanya humvugira hanga hariho abantu 100 badukurikiye live muri aya materaniro. Mana ishimwe cyane. Iki ni ikimenyetso cy'uko Uwiteka Imana ari hano, cy'uko Uwiteka Imana arimo avugira muri aya masengesho, cy'uko Uwiteka Imana arimo akorera hanga. Sura YouTube, jya kuri YouTube urebe, urahabona abantu bageze mu 100 kano kanya badukurikiye live. Aba bantu kandi bose bagiye guhura n'imbaraga z'Imana, bagiye guhura no kugira neza kw'Imana, bagiye guhura n'umugisha w'Imana, bagiye guhura n'ibitangaza by'Imana. Nta washatse Imana ngo atahatayibonye. Ninde waje imbere yawe wa Mana we, agatata kubonye wa Mana we. Ninde waje imbere yawe wa Mana we, agatata kubonye wa Mana we. Ninde waje imbere yawe yewe Yesu we, agatahata kubonye wa Mana we. Bibiliya iratubwiye hano mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya ibice 48. Mutega amatwi mwumve umurongo wa 11. Haratubwiye ngo kubwanjye nzabyikorera, kubwanjye nzabyikorera. Uwo ntabwo ari boss kubikubwiye. Oya, ntabwo ari boss kubikubwiye, ni Imana ibikubwiye. Oya, ibyo ntubibwiwe na anko wawe, ntabwo ari wonkere wawe ubikubwiye, ntabwo ari mukuru wawe, ntabwo ari mama wawe ubikubwiye, ntabwo ari so ubikubwiye. Ubibwiwe n'Imana. Kubwanjye nzabyikorera. Hela otasti enemandola. Kubwanjye nzagira gute? Nzabyikorera. Hela otaste deve. Nimuzamura ibiganza duhanure, muzamura amaboko yanyu duhanure, muzamura ibiganza byanyu nk'amabendera, muzamura ibiganza byanyu nk'amabendera, muzamura Imana muri iri joro, muzamura Imana ibiganza byanyu, muzamura Imana amaboko yanyu. Imana yabibonye ko imbaraga zawe zarangiye. Imana yabibonye ko ubushobozi bwawe bwarangiye. Imana yabibonye ko ibyiringiro byawe byarangiye. Imana yabibonye yuko warirwaniriye, waciye mu nzira z'ubusamo, ariko mwaretse. Iyi Imana itaragutabara ko hari igihe wirwanirira, ko hari n'igihe uca mu nzira z'ubusamo. Uzagenda ubibaze uwitwa
uwitwa Sara na Aburahamu Imana itarabaha urubyaro. Uzi ko Aburahamu yigeze kuganirizwa n'umugore we Sara, aramubwira ati nyamara ndabona isezerano ritinze kandi dufite umugaragu wacu hano, genda umubyareho akana cimbere hariya ubundi ugende umubyareho umwana, wenda uyu mwana turi bubone azazungura ibyo muri uyu muryango. Erega Aburahamu aragenda aryamana n'umuja we witwa Hagari, babyana umwana w'umuhungu. Uwo mwana w'umuhungu yitwa Ishimayeli. Sara na Aburahamu batekereza ko ahari igisubizo kibonetse, ariko nyamara igisubizo cyari kitaraboneka. Reka mbabwire, hari abantu bamaranye Ishimayeli igihe kirekire. Igihe kirageze kugira ngo Ishimayeli agende, hanyuma Isaka avuke mu rugo rwawe. Igihe cya Ishimayeli kirageze kugira ngo asendwe, asohoke, agende mu rugo rwawe, mu muryango wawe, hinjiremo Isaka mu izina rya Yesu Kristo. Pela otaste deve. Imbaraga z'Imana. Nimuvuge imbaraga z'Imana. Nimuvuge imbaraga z'Imana. Mana nubwo bimeze bityo uri Mana. Mana kuko wakomeje kumbera Imana, ngutuye iyindi rimbo y'amashimwe. Mana we ngutuye iyindi rimbo y'amashimwe. Mu nkoni nyinshi no mu bibazo uri Mana, mu magambo y'ibinyoma uri Mana. Mana we namenye kutosiga ngo ndengane, 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 ngutuye iyindi rimbo y'amashimwe. Mana nubwo bimeze bityo uri Mana. Mana kuko wakomeje kumbera Imana, mu nkoni nyinshi mu mibabaro uri Mana, mu bigeragezo bimeze bite uri Mana, mu ntambara nyinshi zikomeye uri Mana, no mu bukene bwinshi bubabaje uri Mana. Mana we namenye kutosiga ngo ndengane, ngutuye iyindi rimbo y'amashimwe, ngutuye iyindi rimbo y'amashimwe. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sara na Aburahamu batekereza ko ahari kuba babonye Ishimayeli. Batekereza ko bikemutse, ibibazo byabo bikemutse, ariko byari bitarakemuka. Uwitwa Ishimayeli umwana Aburahamu yabyaye kuri Hagari umuja wabo. Ngo Ishimayeli arakura, uko yakuze ngo biza kubaho ko Ishimayeli bamwirukana na nyina kwa Aburahamu. Igihe birukanaga Ishimayeli ndetse na nyina Hagari kwa Aburahamu, nibwo isezerano ryinjiye kwa Aburahamu. Muri uyu mugoroba ndumva Imana imbwira ngo umuntu wese wateranye aratahana Isaka we, aracyura Isaka we. Isaka arinjira iwawe. Imana iravugana nawe ngo ugiye gutunga Isaka, ugiye kubona Isaka wawe mu izina rya Yesu. Hari Isaka winjiye iwawe. Mumvugire ngo amena, mumvugire ngo amina, mumvugire ngo amina. Isaka araje, witegure Isaka. Umaze igihe urindiriye Isaka. Rekura Ishimayeli, Isaka yinjire. Sezerera Ishimayeli, Isaka yinjire. Dore ijambo ukuntu ritubwiye rero mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya, ibice 48 umurongo wa 11. Iri jambo rirakomeye cyane. Iri jambo rirakomeye cyane bene data.
nibo banze mu mpera Imana icyubahiro. Ababishoboye mutere haleluya z'ubutsinzi, ababishoboye mutere haleluya z'ubutsinzi. Oh, imbaraga z'Imana, imbaraga z'Imana, imbaraga z'Imana, imbaraga z'Imana, imbaraga z'Imana, imbaraga z'Imana. Ijambo ry'Imana ratubwiye ngo kubwanjye Imana kubwayo ngo izabyikorera. Reka nkubwire, ibyananiwe n'abanyabwenge Imana igiye kubikora, ibyananiwe n'abavuzi Imana igiye kubikora, ibyananiwe n'abanyamashuri bakomeye cyane Imana igiye kubikora, ibyananiwe n'imiryango yawe Imana igiye kubikora, ibyananiwe n'imbaraga zawe Imana igiye kubikora. Bibiliya iravuze ngo kubwanjye nzabyikorera. Nta cyatuma, cya kabiri ngo nta cyatuma izina ryanjye ritukwa. Hari ibintu Imana igiye gukorera ubuzima bwawe kugira ngo izina ryayo ridatukwa. Ubundi izina ry'Imana rishobora gutukwa mu buryo bubiri. Uburyo bwa mbere, izina ry'Imana rishobora gutukwa hanze n'igihe umuntu yavuye mu murongo muzima Imana imushakamo agatangira kwijandika mu byaha. Iyo watangiye gukora ibyaha, izina ry'Imana hanze rizatukwa. Abantu benshi bajya bibaza ngo ni gute izina ry'Imana rishobora gutukwa hanze. Iyo uvuye mu murongo muzima waha Imana gushaka, iyo uvuye mu byizerwa, ijambo ry'Imana mu gitabo cya Zaburi ya 25 n'umurongo wa 3 haranditse ngo siko bizaba kubategereza Uwiteka Imana, ngo nta numwe uzakorwa n'isoni, ngo keretse abazava mu masezerano y'Imana ari nta mpamvu. Iyo wavuye mu gakiza, iyo uvuye mu gakiza ukajya mu byaha, uzatukisha izina ry'Imana. Niyo mpamvu uyu munsi Imana ihora iburira abantu ibabwira ngo nimunyubahe. Imana ibwira umwana w'umuntu iti ngo dore kubaho Uwiteka Imana ibwo bwenge, ngo kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Bene data, nta handi hantu hari ubwenge usibye mu kubaha Imana, nta handi hantu hari ukujijuka usibye mu kubaha Imana. Ubwenge buri mu Mana, ubwenge buri muri Yesu gusa, muri Yesu gusa, muri Yesu Kristo gusa niho hari ubwenge, niho hari ubuhanga. Imana ishimwe cyane. Nabonye abamama batigeze bagera mu ishuri, yewe ndabazi, hari abamama batigeze biga, ariko Imana ibigisha gusoma Bibiliya, gusoma ijambo ryayo. Uyu munsi barasoma Bibiliya neza kubera ko Imana yarabigishije. Imana yagushyira mu bwenge bwayo. Pela otaste de fe. Ndi umuhamya wabyo. Ngenza abantu batigeze bakandagira mu ishuri, ariko Imana yigishije kubw'ubumana bwayo, bw'ubushobozi bwayo. Imana irabigisha. Uyu munsi basoma Bibiliya neza badategwa. Imana n'umukozi w'umuhanga. Mana ntumeze nk'abantu ngutubwire ibinyoma, kandi ntukora nk'abantu ngo wicuze icyo wavuze. Ukomeza isezerano kugeza ibi bihumbi. Mana ntumeze nk'abantu kandi ntukora nk'abo. Turavuga ishimwe ryawe, turavuga imbaraga, turavuga imirimo iyo twakubonanye. Mana ntumeze nk'abantu ngo utubwire ibinyoma, kandi ntukora nk'abantu ngo wicuze icyo wavuze. Buntegurira microphone yindi kurangira kuzima, wintegura uyishyira ahangaha. Mana ntumeze nk'abantu ngo utubwire ibinyoma, kandi ntukora nk'abantu ngo wicuze icyo wavuze. Abantu bari ahangaha bemera ko Imana idakora nk'abantu, itameze nk'abantu. Imana ishimwe cyane, nibayizamurira ibiganza. Abemera ko Imana idakora nk'abantu, itameze nk'abantu. Wana Yesu asifiwe sana. Ku muyoboro wa YouTube ndabonaho abantu bageze mu 109. Aba bantu bose badukurikiye live 109, mwese nimuzamurira Imana ibiganza, nimuvugirize Imana impundu,
mukomere Imana amashyi. Abadukurikiye kuri Zoom muri ahangaha mwese muzamurira Imana ibiganza, muzamura amabendera yanyu, muzamura ibiganza byanyu, muvugirize Imana impundu, mukomere Imana amashyi, mubwire Imana ngo Mana turagushimira yuko udakora nk'abantu, turagushimira yuko utameze nk'abantu, turagushimira yuko utavuga nk'abantu, turagushimira yuko imigambi yawe si nk'iy'abantu. Mana numeze nk'abantu ngutubwire ibinyoma, kandi nukora nk'abantu ngo wicuze icyo wavuze. Ukomeze isezerano kugeza ibi bihumbi. Mana ntumeze nk'abantu kandi ntukora nk'abo. Turavuga ishimwe ryawe, turavuga imbaraga. Mana we turavuga imirimo iyo twakubonanye. Ngo abiringiye abantu barabahemukira. Nshuti yanjye muvandimwe, wiringiye bene wanyu baraguhemukira, wiringiye abakomeye baraguhemukira, wiringiye urubyaro rwawe ruraguhemukira. Ariko ngo abiringiye abantu bajya babahemukira. Ngo ariko ngo abiringiye Imana, abiringiye Uwiteka Imana bameze nk'umusozi Siyoni, ngo udashobora kubashika kunyeganyezwa. Nk'uko imisozi igose Yerusalemu, ngo ni ku Uwiteka Imana ngo agose abantu be. Pera otaste deve gremene gosta deve. Nk'uko imisozi igose Yerusalemu, ni ku Uwiteka Imana agose abantu be, ni ku Uwiteka Imana azengurutse abantu yamenye. Abayo yabamenye kera, abayo yabamenye kera cyane we. Abayo yabamenye kera, abayo yabamenye kera cyane we. Abayo yabamenye kera, abayo yabamenye kera cyane. Abayo yabamenye kera, abayo yabamenye kera cyane. Abayo yabamenye kera, abayo yabamenye kera cyane. Ngo abayo yabamenye kera, abayo yabamenye kera cyane. Nabwigibeshya nigiteshuka kwijambo yavuze, ntabwigibeshya nigiteshuka kwijambo yavuze. Ariko hazagize umuntu ukora igitangaza akatugurira sentesha, hazagize umuntu ukora igitangaza akatugurira piano, tukabyinira Imana, tugatambira Imana. Hazagira umuntu Imana ikora, ariko hazagira umuntu Imana ikora atugurire piano. Mana ishimwe cyane, piano dukeneye, piano tutambira Imana, tubyinira Imana. Elakota stedeve. Murabona piano idakenewe. Hano biki gihe nibakizi gukorera Imana. Mana ishimwe cyane. Hari umuntu muri Bibiliya tujya tubona, hari umudamu w'umupfakazi muri Bibiliya utari ufite umugabo, umugabo yari yarapfuye. Ariko uyu mugabo ngo ajya gupfa, ngo babanje gukora umurimo w'Imana mu buryo budasanzwe, we n'umugore we. Ngo bakora umurimo w'Imana, bakajya batanga, bakajya babiba mu murimo w'Imana, batanga, bafasha umurimo w'Imana, bagaburira abahanuzi batagira uko bangana. Uyu mugabo aza kugera ku rwego ajya gufata ideni, afata kredi. Biri muri Bibiliya, ntabwo ni mu mabeshya. Umugabo aragenda afata kredi kubw'umurimo w'Imana, kubw'ishyaka ryo kugaburira abahanuzi b'Imana. Ngo afata ideni, afata kredi. Uyu mugabo aza gupfa, hasigira umwenda umugore we. Umugore rero ngo umwishyuza araza ati nyishyura. Umugore abura ubwishyu. Wamwishyuza arangije ngo abwira wa mugore, aramubwira ngo umva, abana bawe ndabatwara nk'ingwate niba utanyishyuye. Uyu mugore ngo aza kwibuka yuko umugabo we yakoreye Imana. Reka babwize ukuri, imirimo yabera izibukwa imbere y'Imana, izibukwa. Imirimo yabera izibukwa imbere y'Imana, izibukwa. Imirimo yabera izibukwa
imbere Imana izi niyo jewe ntabyibuka, niyo jewe Profete Bosco ntabyibuka ko wakoreye Imana, niyo jewe ntabyibuka ko watanze ifeza zawe, watanze ubutunzi bwawe mu murimo w'Imana, niyo nge ntabyibagirwa. Ariko Imana muvugire ngo Imana ntijya yibagirwa, Imana irazirikana, Imana irazirikana. Ngo uyu mugore ngo ajya kureba umuhanuzi witwa Elisa, ngo aragenda mugera imbere aramubwira ati muhanuzi, jewe n'umugabo wanjye twakoreye Imana, twakoze umurimo w'Imana, umugabo wanjye akiriho atarapfa, twakoreye Imana, twakoresheje ubutunzi bwacu mu gukorera Imana. None umugabo wanjye yansize mu ideni, yansize dufite credit, none nabuze icyo nkora. Reka mbabwire Profete Elisa, umuhanuzi Elisa aramubwira ngo giye nufata utuvuta, ushaka ibintu byinshi aho ngaho, ugenda utonyangirizamo. Uko wa mugore yagiye atonyangiriza utuvuta muri buri gikoresho, ngo biragenda byose byuzura amavuta. Aramubwira ngo ayo mavuta genda uyagurishe, ukure nk'amafaranga, wishyure iryo deni, hanyuma andi mavuta azasigara azagutungane n'abana bawe. Reka mbabwire Imana irazirikana. Ibyo nari mbivugiye iki? Ibyo nari mbizanye, umwuka w'Imana arabizanye kugira ngo hazagira umuntu utekereza icyo kintu nta nakivuzeho, azatugurire piano ayituzanire. Imana ishimwe cyane, haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Piano uyu munsi nziza ihagaze miliyoni 3 z'amanyarwanda, piano nziza miliyoni 3 z'amanyarwanda. Haleluya, haleluya. Ntidukeneye bya bipiano dukanda bipfapfana, no. Niba ari ikintu cyiza n'ikimana muzagishake, gikorera Imana, gikora umurimo w'Imana mu izina rya Yesu. Kandi ubwo message iratambutse. Imana ishimwe cyane, kuko Imana ijya guha umugisha n'ubundi zawuguha wenyine, ntizawuha rusange. Mumvugire ngo amina, mumvugire ngo amina, mumvugire ngo Imana, 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 mumvugire ngo Imana, mumvugire ngo Imana, 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 Imana. Abayo yabamenye kera, abayo yabamenye kera cyane, abayo yabamenye kera, abayo yabamenye kera cyane we, ab'Imana yabamenye kera, abayo yabamenye kera cyane. Uyu munsi bwira kiriya kigeragezo uri gucamo, ukibwire ngo abayo yabamenye kera, abayo yabamenye kera cyane. Uyu munsi bwira shitani urimo gutera ubwoba, bwira bari abarozi barimo bagutinyisha, bwira ari amajwi arimo gutera ubwoba, uyabwire ngo abayo yabamenye kera, abayo yabamenye kera cyane. Ntabwigibesha ntigiteshuka kwijambo yavuze, ntabwigibesha ntigiteshuka kwijambo yavuze. Ijambo ryatubwiye hano mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya ibice 48 n'umurongo wa 11 ngo kubwanjye nzabyikorera. Imana yabantumyeho ngo nze mbabwire ngo kubwayo igiye kubyikorera. Zamura ibiganza byawe umera Imana icyubahiro, umbwirira Imana, uyibwire ngo Mana ndagushimira ko kubwawe ugiye kubyikorera. Zamura amaboko yawe ubwire Yesu Kristo, umubwire uti Yesu Kristo we ndagushimira ko kubwawe ugiye kubyikorera. Amaboko y'abantu yananiwe, amaboko y'abakomeye yananiwe, Imana igiye kubyikorera. Aho imbaraga zawe zirangiriye niho Imana igiye kubyikorera. Aho ubwenge bwawe burangiriye, aho ubushobozi bwawe burangiriye, Imana ije kubyikorera. Iryo jambo muryakire nk'ubuhanuzi. Kubwanjye nzabyikorera. Kabiri, nta cyatuma ngo izina ryanjye ritukwa. Nari ntangiye mbasobanurira uburyo izina ry'Imana rishobora gutukwa mu buryo bubiri. Iyo wavuye mu byizerwa ukajya mu byaha, uzatukisha izina ry'Imana. Iyo uri mu isayo ry'ibyaha uba urimo utukisha izina ry'Imana. Iyo urimo ukora ibyaha, iyo urimo ugotomera ibyaha, iyo uri mu busambanyi, iyo uri mu businzi, iyo urimo ukora ibiteye isoni, iyo urimo ukora iby'Imana yakubujije, wowe ukajya kubikora, uba urimo utukisha izina ry'Imana. Uburyo bwa kabiri izina ry'Imana rishobora gutukwa ni igihe uri mu bibazo, ariko ukaba uri umuntu wizera Imana, ukaba uri umuntu
ugerageza kumvira Imana. Noneho abapagani bagatangira kugushinyagurira bakubaza ngo ariko ubundi ko wiri gusenga, kutubwira kusenga, kutubwira kukijijwe, iyo Mana yagutabaye, iyo Mana yakurengeye, iyo Mana wirirwa ubwira, iyo Mana wirirwa winginga yakurengeye, yakugiye neza. Kakubwiza ukuri, iyo abapagani batangiye kugushinyagurira, iyo abapagani batangiye kugushinyagurira Imana yawe, icyo gihe uzamenye neza ko ubutabazi bw'Imana buraho hafi, ubutabazi bw'Imana buregereje. Iyo hari abantu batangiye kukubaza ngo ariko ubundi kutubwira kukijijwe, Imana yagutabaye, nta bantu birabaho se, nta bantu birimo bibaho muri iyi minsi. Erega Imana irimo irareba, Imana irimo irareba. Jisho ry'Imana rirabona nta namwe waryishira, jisho ry'Imana rirabona nta namwe waryihishira we. Ubwo n'uburyo bwa kabiri izina ry'Imana rishobora gutukwa. Iyo abapagani batakebwe, abapagani batazima batangiye kugushinyagurira, bashinyagurira Imana yawe, bo baba bibwira yuko bari gushinyagurira wowe, ariko kumbe barimo barashinyagurira Imana yawe. Ibyo byabaye kuwitwa Samusoni. Samusoni baramufashe, bamunogora amaso, bamukuramwo amaso, barabafilistiya babikoze, ngo batangira kumushinyagurira, batangira kumushinyagurira, batangira kumubwira ngo ya Mana watwiratanagaho, ya Mana watubwiraga ngo iratabara, ya Mana n'igihe izina ry'Imana ritukwa rya, iyo abapagani batangiye kukubaza ngo Imana usenga iri hehe, Imana wakurikiye iri he, kwidakora kwidasubiza, reka nkubwire Imana igiye kwiyerekana. Wiyerekane mwami, itamurure isi yose ikubone, babona imirimo y'amaboko yawe, bamenye ko uri Imana itabeshya. Iyerekane mwami, itamurure isi yose ikubone, tubana imirimo y'amaboko yawe, tumenye ko uri Imana itabeshya. Iyerekane mwami, itamurure isi yose ikubone, tubana imirimo y'amaboko yawe, tumenye ko uri Imana itabeshya. Irakuzi kwa kundi ukanguka ukicara ku gitanda cyawe, ubitse umutwe mu biganza, urira cyane rwose ushavuye, nta yindi ni Yesu ufite ibanga ry'ubuzima, byutegereza Yesu. Ibyunyuramo biruhije nshuti, n'iby'igihe gitoya ntibihoraho, ntibigatume uteshuka ngo ureke Imana idahemuka, jya uyizera, yasezeranye kwizabana nawe no mu bihe nk'ibyo biruhije, n'ubwisezerano ryayo risa naho ritinda,
ntabwo rizahera, jya uyizera. Nubwo isezerano ryayo risa naho ritinda, ntabwo rizahera, jya uyizera. Nubwo isezerano ryayo risa naho ritinda, ntabwo rizahera, jya uyizera. Haleluya. Kubwanjye nzabyikorera. Kabiri, nta cyatuma ngo izina ryanjye ritukwa. Hari ibintu Imana igiye gukora kugira ngo izina ryayo ridatukwa. Mwuka w'Imana arimo aravugana namwe bantu mwateranye, bantu turimo dusengana, abadukurikiye ku muyoboro wa YouTube, abadukurikiye kuri Zoom. Ijuru ririmo riravugana namwe ngo kubgayo Imana igiye kubyikorera. Imana kubgayo na bya bindi Imana igiye kubyikorera. Haleluya. Nabiriya Mana ndabikweretse, uzabikorere kwiyubahisha. Na bya bindi Mana ndabikweretse, uzabikorere kwiyubahisha. Ngo ntabwo nzigera nemera ko izina ryanjye ritukwa. Ni Imana ibivuze, ni Imana ibikubwiye. Imana igiye kukubera igisubizo, Imana igiye kukurengera, Imana igiye kugutabara kugira ngo izina ryayo ridatukwa. Niyo mpamvu yonyine Imana igiye kubikora, igiye kubyikorera kugira ngo izina ryayo ridakomeza gutukwa. Zamura ibiganza byawe umpera Imana icyubahiro, ubwira Imana ngo Mana ndagushimira ko ugiye kubyikorera kugira ngo izina ryayo ridatukwa mu bapagani. Zamura amaboko yawe ushimira Imana mu isengesho, ubwira Imana ngo Mana ndagushimira ko ugiye kubyikorera kugira ngo izina ryawe ridakomeza gutukwa. Nukura abapagani bamaze iminsi bagushinyagurira, abapagani bamaze iminsi bakubaza ngo Imana usenga irihe. Hari amaze iminsi bakubona usenga utitiriza Imana, uhamagara Imana, wanze kuyirekura, wanze kuyivaho. Barakubaza ngo Imana usenga kwidatabara, kwidakora. Imana igiye kubyikorera kugira ngo izina ryayo ridatukwa. Imana igiye kubikorera kugira ngo izina ryayo ridatukwa mu bapagani. Icya gatatu, ijambo ryatubwiye ngo kandi icyubahiro cyanjye ngo sinzagiha undi. Mbega ijambo ryiza, mbega ijambo ryiza. Ngo kandi icyubahiro cyanjye ntabwo nzagiha undi, icyubahiro cyanjye nta wundi nzagiha. Mana ishimwe cyane. Reka ngutangarize iri tangazo nonaha muri aya masaha, icyubahiro cy'Imana cyinjiye iwawe. Nonaha muri uyu mwanya, wowe turimo dusengana, wowe turimo twakira nabona ubuhanuzi, wowe turimo muri iki gitaramo cy'amasengesho, icyubahiro cy'Imana kigeze mu rugo rwawe. Icyubahiro cy'Imana kigeze ku mazina yawe. Icyubahiro cy'Imana cyinjiye mu kazi aho ukorera. Hari icyubahiro cy'Imana kikugezeho. Umubiri wawe wose utwikiriwe n'icyubahiro cy'Imana. Ubuzima bwawe bwose ndabona butwikiriwe n'icyubahiro cy'Imana. Haleluya, haleluya. Icyubahiro cy'Imana, icyubahiro cy'Imana kigiye kukwirukanira abarozi bamaze igihe bakuroga. Icyubahiro cy'Imana kigiye kukwirukanira abadayimoni bamaze igihe bagutera mu ijoro. Icyubahiro cy'Imana kigiye kukuremera inzira aho utabonaga inzira. Ngo kandi icyubahiro cyanjye sinzagiha undi. Ni Imana irimo ivugana nawe. Uzubahe cyane ubuhanuzi bumanukiye mu ijambo ry'Imana. Uzabutinye, uzabwubahe, uzabusingire vuba na vuba. Duhagaze muri Yesaya 48 umurongo wa 11 ngo kubwanjye nzabyikorera. Kabiri, sinzigira nemera ko izina ryanjye ritukwa. Gatatu, icyubahiro cyanjye sinzagiha undi. Hari imiryango igiye gukinguka kubw'icyubahiro cy'Imana. Hari inzugi z'umugisha zigiye gukinguka iwawe kubw'icyubahiro cy'Imana. Haleluya. Nimuzamura ibiganza mu byakire, nimuzamura amaboko mu byakire, nimuzamura amabendera mu byakire, nimuzamura icyubahiro cy'Imana mu byakire. Topa ya mandela Costa de Venema. Hari abanzi bawe bagiye gutsindwa, hari abanzi bawe bagiye kuneshwa kubera icyubahiro cy'Imana kigiye kubakubita. Icyubahiro cy'Imana kigiye gukubita abanzi bawe.
icyubahiro cy'Imana kigiye kuneshereza abaguhiga. Icyubahiro cy'Imana kigiye kwirukana indwara umubiri wawe. Icyubahiro cy'Imana, icyubahiro cy'Imana kigiye kukugenda imbere. Ahataringaniye kigiye kuharinganiza. Inzugi z'imiringa kigiye kuzicamo kabiri. Ibihindizo by'ibyuma kigiye kubikura imbere yawe. Ndavuga icyubahiro cy'Imana. Ndabona buri muntu wese urahanga muri literaniro hejuru ye hari icyubahiro cy'Imana. Hejuru y'amazina yawe hari icyubahiro cy'Imana. Abantu mwese mudukurikiye ku muyoboro wa YouTube, abari kuri Zoom, nimwakira icyubahiro cy'Imana, nimwakira icyubahiro cy'Imana, nimwakira icyubahiro cy'Imana. Ndabona buri muntu wese uri muri literaniro hari icyubahiro cy'Imana kiri hejuru y'amazina ye. Ndi kubibona, ndimo ndabibona nonaha. Maso yanjye arimo arerekwa, ndimo nderekwa ibintu bikomeye, ndimo ndabona ibintu bikomeye, ndi kubona ibintu bikomeye. Mu byo ndi kubona ndabona icyubahiro cy'Imana kiri hejuru ya buri zina ryose riri aha ngaha. Buri muntu wese uri aha ngaha udukurikiye ku muyoboro wa YouTube, waba uri i Burayi, waba uri muri Amerika, waba uri muri Australia, waba uri mu bihugu by'Abarabu, waba uri mu Rwanda hano, aho uherereye hose, akira icyubahiro cy'Imana cyakugezeho, cyakugezeho, cyakugezeho. Icyubahiro cy'Imana cyakugezeho, cyakugezeho. Ela otastadeve gremene kota ya minivo. Imbaraga z'Imana, imbaraga z'Imana. Pelamando la costi de venema. Kandi ngo icyubahiro cyanjye ntabwo nzagiha undi, nta wundi uzakibona. Ni wowe, ni wowe, ni wowe, ni wowe Imana ishyizeho icyubahiro cyayo. Ni wowe Imana ishyizeho icyubahiro cyayo. Imbaraga z'Imana, imbaraga z'Imana. Mpereza uyu muntu witwa Everine. Ndabona handitseho Everine. Imbaraga z'Imana, imbaraga z'Imana, imbaraga z'Imana we, imbaraga z'Imana we, imbaraga z'Imana, imbaraga z'Imana, imbaraga z'Imana we, imbaraga z'Imana we, imbaraga z'Imana, imbaraga z'Imana. Haleluya. Imbaraga z'Imana we, imbaraga z'Imana we. Twasaga n'abarota ko dutashe, amarira atemba twuzuye ibyishimo. Pela otaste devene my glory. Elima otaya minivo grene costa devenema elemando rokosti devinima. Imbaraga z'Imana ziri hano hano, gukora kw'Imana kuri hano hano, ubwiza bw'Imana buri hano. Ubwiza bwawe Mana burahebuje, ubwiza bwawe Mana burahebuje. Everine, uri muranyumva? Uri kunyumva? Unteze amatwi? Ndabona abamarayika barindwi bakuzengurutse. Ndabona uhagaze hagati y'abamarayika barindwi. Ngize yerekwa mbona hari abamarayika barindwi bakuzengurutse uhagaze hagati yabo. Kandi ikintu kintangaje, mbonye buri mumarayika yari afite urumuri mu ntoki ze. Urumuri, urumuri, urwo rumuri nabonaga rurimo rwaka nka buji. Ukuzi buji yaka, niko nabonaga urwo rumuri ruri kwaka. Uhagaze hagati y'abo bamarayika barindwi bafite urumuri mu ntoki bakumurikiye. Ngiye kubona mbona mu maso hawe mbona harahindutse, mbona mu maso hawe hatangiye gukayangana, mbona mu maso hawe hatangiye kurabagirana. Mbaza Imana nti Imana ibi ni ibiki? Imana iransobanurira irambwira ngo nawe reba umuntu mpereyeho mpanurira ntambutse ubuhanuzi kuri wowe niwe mpereyeho. Imana iragukunda, Imana iragukunda, uri umunyamugisha ukomeye. Imana irambwira ngo icyo bisobanuye
uku kuntu uri mu kubona ari gukayangana mu maso, ari kurabagirana mu maso, Imana irambwira ngo uyu muntu uri kureba, uyu witwa Everine yari yaranyazwe, ngo amaze igihe yaranyazwe, amaze igihe agenda ariko yaranyazwe. Wanyazwe na bande rero? Imana yambwiye ngo lekota stide venema, abarozi barakunyaze. Uri umuntu umaze igihe urwanywa n'abarozi mu buryo bukomeye cyane. Atake z'abarozi zimaze igihe zaragufashaho ijambo. Ikintu cyose ukoze kikayoyoka, ikintu cyose ugezeho kikayoyoka, ikintu cyose wakiriye kikagucika. Uneza amatwi? Imana irambwiye ngo rero uru rumuri aba bamarayika mbona bafite mu biganza, kuko ndabona uhagaze kano kanya, mbonye uhagaze hagati y'abamarayika 7 bafite urumuri mu ntoki zabo bakumurikiye. Mu maso hawe mbona harakayanganye, mu maso hawe mbona hatangiye kuza kurabagirana. Numva ijwi ry'Imana rimbwira ngo icyo bisobanuye ngo uyu muntu yari yaranyazwe, yari yarambuwe n'abarozi, bari barakunyaze, bakunyaza umugisha, bakunyaza amahirwe, bakunyaza iterambere. Pela costi de venema, ubaye ku rugamba rw'abarozi igihe kirekire. Hanyuma kuno gukayangana rero mbonye mu maso hawe, kukurabagirana mbonye mu maso hawe, Imana irambwiye ngo iki ni igihe cyawe cyo kugarurirwa buri kintu cyawe cyose cyanyazwe. Enota ya binifo, iki ni igihe cyawe cyo kugarurirwa ibyishimo byawe, iki ni igihe cyawe cyo kugarurirwa amahoro yawe, iki ni igihe cyawe cyo kugarurirwa umugisha wambuwe na Satani, wambuwe n'abarozi. Pela otasti deve. Ubu ndimo ndabona kano kanya baba marayika 7 mbonye rwa rumuri bari bafite, buri mu marayika wari ufite urumuri mu ntoki ze. Ngiye kubona mbona ruguhaye, mbona ufashe urumuri ruturutse muri baba marayika 7 bakuzengurutse. Mu yandi magambo mbonye baguhaye urumuri inshuro 7. Imana irambwira ngo umubare 7 ni umwuzuro wayo. Imana irambwira ngo Yeriko yaridutse ku nshuro ya 7. Pela ostideve, mu kwezi kwa 7 nibwo Imana yagaruye isanduku yari yaranyazwe, yaragiye mu Banyafilistiya. Mu kwezi kwa 7 hashize amezi 7 isanduku y'Uwiteka Imana igaruka muri Isirayeli. Imana irambwiye ngo igaruye buri kintu cyawe cyose cyari cyaranyazwe n'abadayimoni, cyari cyaranyazwe n'abarozi. Buri mugisha wawe wari waragiye uragarutse. Imana pela ostadeve, uru rumuri ndabona ufite urumuri, ndabona mu ntoki zawe hari urumuri, ndabona mu biganza byawe uteruye zamuri uko ari 7. Kuko naguhanuriye nkubwira ngo buri mu marayika nimo mbona afite urumuri mu ntoki. Rero ngiye kubona mbona bararuguhaye, buri umwe wese agenda guhereza, mbona ugenda wakira, mbona bashyize urumuri imuri 7 mu ntoki zawe. Pela ostade venema, Imana irambwira ngo iki ni igihe cyo kurwana ugatsinda. Iki ni igihe cyo kurwana ugatsinda, iki ni igihe cyo kurwana ukanesha. Imana ishyize insinzi mu biganza byawe. Uwiteka Imana ashyize insinzi kuri wowe. Uri muranyumva? Imana ishyize insinzi ku buzima bwawe. Ni igihe cyo kugarurirwa ibyo wanyazwe byose, ni igihe cyo kugarurirwa ibyo watakaje. Elako tastedeve praya mando la kostideve ezalamando kotaya mande kostideve. Ibicaniro byose by'umwijima byakurwanyaga biratsinzwe, biraneshejwe, bikuweho, bivanyweho. Imana ikuremeye inzira aho utabonaga inzira, aho utabonaga inzira mbonye Imana harema inzira. Mu izina rya Yesu. Fela osti de venegra. Itariki ya none uyandika ahantu, iyi tariki uyandika ahantu. Imana irambwiye ngo uyu munsi kuri iyi tariki ya 17
z'ukwezi kwa munani umwaka wa 2026 ngo Imana igaruye buri kintu cyose wari waranyazwe n'abarozi, buri mugisha wawe wari warambuwe, wari waratakaje, wari waragiye, Imana irawugaruye. Kandi ngo ni igihe cyo kurwana ugatsinda, ni igihe cyo kurwana ukanesha. Imana irakuneshereje, Imana iragutsindiye, Imana ikugiye imbere. Fela osti deve, Imana ibohoye umugisha wawe, Imana ibohoye umugisha wawe. Irambwiye ngo ibohoye umugisha wawe, irawubohoye, irawuzanye, iwuteretse mu biganza byawe mu izina rya Yesu. Kandi umubiri wawe wose Imana iwuhinduye muzima. Thank you Jesus. Uyu munsi wa none, uyu munsi wa none hari inkuru nziza, hari inkuru nziza igeze mu matwi yawe, hari inkuru nziza iturutse ku Mana igeze mu matwi yawe. Imana yinjije iwawe inkuru nziza. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Fata imbuto, fata imbuto, fata imbuto, fata imbuto, fata imbuto, ubibira Imana, ubibira Imana. Mana irambwiye ngo uyu munsi wa none ufata imbuto, ubibira Imana, ubwira Imana ngo Mana iyi ni imbuto. Witwa n'amazina yawe, amazina yawe witwa nde? Irindi inde? Okay, ayo mazina yawe uraza kubwira Imana ngo Mana ngiyi imbuto mbibye, ni imbuto mbibiye ubuzima bwanjye. Ndagushimira ko Mana ari igihe cyanjye cyo kugarurirwa buri mugisha wanjye wose nayo naranyazwe. Ibyo bintu bikore nkuko Imana ibikubwiye. Murahiye mu izina ry'Uwiteka Imana ampamagaye. Iki ni igihe cyawe. Amen. Everine ugiye kubona Imana. Everine ugiye kubona Imana abantu bumirwe. Ugiye kubona Imana abantu batangara. Ugiye kubona Imana abantu bibaze ngo ni wowe bari bazi cyangwa si wowe. Burya habaho igihe cyo gusenga, hakabaho n'igihe cyo gutabarwa n'Imana. Kandi iri teraniro Imana irambwiye ngo iri teraniro warizanyemo umutima umenekeye Imana. Iri teraniro warizanyemo umutima umenekeye Imana. Kubwije ukuri, Imana imira kubona, Imana imira kureba, warizanyemo umutima umenekeye Imana. Thank you Jesus. Nubaho mvugira hangaha ndabona rwa rumuri, zamuri ndabona ukizifite mu maboko yawe. Thank you Jesus, thank you Jesus. Kandi zirimo ziramurika, zirimo ziramurika, zirimo ziramurika, zirimo ziraka. Genda ukora icyo Uwiteka Imana akubwiye. Genda ubibe iyo mbuto, bibira Imana, ubwira Imana ngo Mana iyi ni mbuto nkubibiye. Ndagushimira ko ugaruye umugisha wanjye wose, ndagushimira ko ugaruye amahirwe yanjye, ndagushimira ko ugaruye iterambere ryanjye, ndagushimira ko ubohoye amahirwe yanjye, umugisha wanjye wose wari waranyazwe, wari waragiye, abarozi bari baratwaye. Ndagushimira ko Mana umugisha wanjye ugaruye, amahirwe yanjye yagaruye mu izina rya Yesu. Ubikora uko Imana ibikubwiye. Wowe Everine uraje urebe icyo Imana igiye gukora mu buzima bwawe. Imbazwa Mwami Yesu, imbazwa, imbazwa Mana yacu, imbazwa we. Pela otasti deve pimini gosti enegro idela eza ota enima. Mereza uyu muntu handitseho Claudine, handitseho Claudine. Ku birenge byawe niho natabariwe, amarira nasanye ntabwo ariyo natahanye. Ku birenge byawe niho nashubirijwe, amarira nazanye ntabwo ariyo natahanye. Nk'ubu iyo haza kuba harimo piano turimo ducuranga, turimo tubyina, aho gakorasi haleluya haleluya haleluya, turimo tukabyina tugatamba dutambira Imana. Ku birenge byawe niho natabariwe, amarira nazanye ntabwo ariyo natahanye. Ku birenge byawe niho natabariwe, amarira nazanye ntabwo ariyo natahanye. Mana ishimwe cyane Bwana, ariko bizakunda, bizemera gihe kizagera piano izaboneka mu izina rya Yesu. Mumvugire ngo amen. Bwana Yesu asifiwe sana, mucunguzi wacu Yesu Kristo nahimbazwe. Uyu muririmbyi araririmba aravuga ngo ku birenge byawe Mana,
ku birenge byawe niho natabariwe, amarira nazanye ntabwo ariyo natahanye, ku birenge byawe Mana niho nashubirijwe, amarira nazanye ntabwo ariyo natahanye, ku birenge byawe Yesu niho natabariwe, amarira nazanye ntabwo ariyo natahanye, amarira nazanye ntabwo ariyo natahanye. Iyi korasi rero Imana irimo iravugira aha hantu, Imana ishimwe cyane, ngo amarira umuntu wese yazanye ntabwo ari yari butahane, amarira wazanye hano ntabwo ari yari butahane. Abaje barira barataha baseka, abaje babaye barataha bishimye, abaje baremereye imitwaro baremereye. Pela osta Claudine uri muranyumva? Uyu Claudine ngezeho ndi guhanurira, uri muranyumva? Nkubonye uzamuka umusozi muremure, uri mukambakamba ukambakamba, kandi uko wazamuka uwo musozi nabonaga imitwaro ku bitugu, mbona imitwaro ku bitugu by'uturwero w'iburyo, indi mitwaro ku buturwe w'ibumoso, indi wikoreye hano mu mugongo, mbona ugenda ukambakamba uzamuka umusozi ukambakamba. Ngiye kubona mbona marayika y'Imana araje agukuraho umutwaro wa mbere ku bitugu, agukuraho wa kabiri ku bitugu, agukuraho undi ku mugongo, ayishyira hasi, agufata ukuboko akuzamura wa musozi. Nabonaga wabize ibyuya byinshi, wananiwe, mbona arakuzamuye, mbona gufasha ikiganza cy'iburyo, murazamukana. Ngiye kubona mbona uko yakuzamukanaga, mbona abana bawe baje birukanka, pela ostaye mini vonegra, mbona murahoberanye na wa mumarayika w'Imana, mbona muhoberaniye hamwe. Mana ishimwe cyane, numva ijwi ry'Imana rimbwira ngo bwira uyu muntu umubwire ngo zela otasti deve ene costa edibinifo kreya ota ezilima pili ote kosti edivini my glory ezele ota, ngo ndi Imana imutabariye ku birenge byanjye, ngo ndi Imana imuruhuriye ku birenge byanjye. Mu yandi magambo, uyu mugoroba iri joro ngo si we wenyine Imana itabaye n'abana bawe, irengeye n'abana bawe. Le costa deve ene mandora costi deve ele mandoro costi deve, ariko si twe twenyine twuzuye uwo munezero, hariho n'abandi benshi badafite uko babivuga, ineza yawe yose yamenyekanye ku isi yose, mu ijuru iwacu naho bararirimba banezerewe. Erega si twe twenyine twuzuye uwo munezero, hariho n'abandi benshi badafite uko babivuga, ineza yawe nyinshi yamenyekanye ku isi yose, mu ijuru iwacu naho bararirimba banezerewe. Ningerayo nzicara mbabwira ibyo yankoreye, ningerayo nzababwira ya mirimo, nzababwira rwa rukundo wanyeretse, ubwo iminsi hayiyindi sinzi bagirwa. Erega ubutayu bwatumye ibiganza byabo bisigara nk'ubusa. Era costi et de benevenegra, imbaraga z'Imana ziri hano hantu. Claudine ndacyaguhanurira, Imana irambwiye ngo igushije imvura. Claudine uri muranyumva? Claudine fungura microphone yiwe, irafunguye, mikrofone yawe irafunguye. Ela osta enema koti ediba, si wewe wenyine, ngwerega si twe twenyine twuzuye uwo munezero, hariho n'abandi benshi badafite uko babivuga, ineza yawe Mana yamenyekanye ku isi yose, mu ijuru iwacu naho bararirimba banezerewe. Imana irambwiye ngo si wewe wenyine ineza y'Imana igezeho, mbigeze no mu rubyaro rwawe. Mana we, ineza y'Imana ngo ntabwo ari wewe wenyine igezeho Claudine we, igeze no mu rubyaro rwawe, igeze no mu bana bawe, kuko ndimo ndabona hari imvura irimo ibanyagira kuri wa musozi marayika w'Imana yakuzamuyeho
nkajya kubona nkabona usanganiwe n'abana bawe murahoberana, ubu ndimo ndabona muriho munyagirwa n'imvura. Hari imvura ndi kubona iri kubanyagira, kandi ndi kubibona kano kanya nkabona murishimye, nkabona muranezerewe. Ubwo abandi imvura ibanyagira bakajya kugama, mwebwe ndi kubona mwishimye munezerewe, wishimanye n'abana bawe. Imana irambwiye ngo si wewe wenyine ineza y'Imana igezeho iri joro muri riteraniro. Ineza y'Imana si wewe wenyine igezeho, bigeze no mu rubyaro rwawe, igeze no mu bana bawe. Elakota deverema. Sinzi niba umaze iminsi usengera abana bawe, sinzi niba umaze iminsi ubwira Imana ngo Mana gira icyo ukora mu bana banjye, ariko Imana irambwiye ngo yohereje ineza yayo ku buzima bwawe ndetse no mu rubyaro rwawe. Pela osta deverema. Ugiye kubibona, ugiye kubibonesha amaso yawe, amaso yagiye kubibona, amaso yarabibonye. Pili ola kosti deve. Hari ibintu amaso yagiye kubona, ineza y'Imana ku buzima bwawe, amaso yawe agiye kuyibona. Imana irambwiye ngo uhanurire nkubwire ngo ugiye amaso yagiye kubona ineza y'Imana ku buzima bwawe. Ngo kandi si wewe wenyine ineza y'Imana igezeho, bigeze no mu rubyaro rwawe, igeze no mu, ariko Mana we ngo hanurire ndi mu bihe byiza. Hari igihe mpanura nkumva ikirere cyugurutse. Erega buriya natwe dukorera Imana, natwe nk'abakozi b'Imana, iyo turi mu bihe byiza turabyumva. Iyo turi mu bihe byiza turabyumva. Iyo turi connected n'ijuru turabyumva. Hela osta. Kandi niyo wananiwe waguye urabimenya. Ijuru ryakingutse, ijuru ryugurutse. Claudine mugumizeho ndacyamuhanurira. Imana irambwiye ngo rero amaso yawe agiye kubona ineza y'Imana, amatwi yagiye kumva ineza y'Imana. Ngo kandi ngo ineza y'Imana ngo ntabwo igeze kuri wewe gusa, bigeze no mu rubyaro rwawe, igeze no mu bana bawe. Erega si twe twenyine twuzuye uwo munezero, hariho n'abandi benshi badafite uko babivuga. Ineza yawe yose yamenyekanye ku isi yose, mu ijuru iwacu naho bararirimba banezerewe. Ndabona muri mu munyagirwa na ya mvura. Imana irambwiye ngo kandi iyi mvura iri kukunyagira n'abana bawe ntabwo ari imvura mbi, ntabwo ari imvura y'ibibazo. Imana irambwiye ngo ni imvura y'umugisha, ni imvura y'umugisha, kuko ndi kubona iri kubanyagira munezerewe mwishimye. Imana irambwiye ngo iyo mvura ikubiyemwo ineza y'Imana, iyo mvura ikubiyemwo umugisha w'Imana, iyo mvura ikubiyemwo ineza. Iryo jambo ineza y'Imana, ineza yawe nta wayirondora Mana we, ineza yawe Yesu nta wayirondora. None hakano kanya ineza y'Imana igeze ku mazina yawe. Imana irambwiye ngo ineza yayo igeze ku buzima bwawe, igeze iwawe mu rugo, igeze mu mirimo ukora. Imana ishimwe cyane. Ineza y'Imana irakwimuye, iguhaya kandi kazi, iguhesheje kandi kazi k'umugisha. Elekosti deve. Ineza y'Imana izanye umugisha mu maboko yawe, izanye umugisha mu biganza byawe. Ineza y'Imana ikuyeho atake zose z'umwanzi, z'umwijima, za gishetani zakurwanyaga. Ineza y'Imana irabitsinze byose bikuyeho. Ineza y'Imana irakubohoye. Ineza y'Imana tunganya hari. Ineza y'Imana yinjije umugisha iwawe, ariko cyane cyane ngo no kubana bawe. Pela osta greme ne kosti edeve. Erega si twe twenyine twuzuye uwo munezero, hariho n'abandi benshi tudafite uko tubivuga. Ineza yawe nyinshi yamenyekanye ku isi yose, mu ijuru iwacu naho bararirimba banezerewe. Abantu bagiye kumenya ko ineza y'Imana yageze iwawe. Abaturanyi we bagiye kubimenya. Aba mwasenganye bagiye kubimenya. Mu muryango we bagiye kubimenya. Inshuti zawe zigiye kubimenya ko ineza y'Imana yinjiye iwawe. Claudine, ngo ariko si wewe wenyine. Iryo jambo Imana imara rigarukaho ngo si wewe wenyine, ngo n'abana bawe ngo ineza y'Imana ibagezeho. Ufata imbuto nawe ushimira Imana. Ufata imbuto mu biganza byawe, ubwira Imana ngo Mana nangiye ni imbuto nkubibiye gutangiye, ndagushimira yuko ineza yawe Mana igeze iwanjye. Ndagushimira Mana ko ineza yawe igeze mu rubyaro rwanjye. Iyi mbuto uyu munsi nubishobora uze kwatura n'amazina y'abana bawe. Amazina y'abana bawe uze kuyatura imbere y'Imana bose hadasigaye n'umwe, kuko bose Imana ibagirejemo ineza yayo. Tela osti deve. Bwira Imana ngo Mana
iyi ni imbuto ngutangiye, ni gushimira ko mu rubyaro rwanjye hagezemo ineza yawe, mu bana banjye hagezemo ineza yawe. Oh haleluya. Mu buzima bwanjye Mana hagezemo ineza yawe Mana. Ubikore gutyo kandi watura amazina yose y'abana bawe. Nunabishobora amazina, urutonde rw'amazina, nusibye ko nta n'ikigoye kirimo, urutonde rw'amazina y'abana bawe uyanyohereze muri SMS, uyanyohereze muri SMS. Ndumva Imana impaye umukoro wo kubasengera, ukomeza kwatura umugisha muri abo bana bawe. Igihe kirageze kandi kirasohoye kugira ngo Imana ibyivuze ibikore kandi bisohoze mu izina rya Yesu. Gukora kw'Imana, gukomera n'imbaraga n'ibya Yesu, cyubahiro no kunesha nabyo nibye, itangiriro ni iherezo ni ubitegeka, arakomeye. Gukomera n'imbaraga n'ibya Yesu, cyubahiro no kunesha nabyo nibye, itangiriro ni iherezo ni ubitegeka, arakomeye. Mpereza uyu muntu ndabona handitseho ndabirorere, handitseho ndabirorere. Gukomera n'imbaraga n'ibya Yesu, gukomera n'imbaraga n'ibya Yesu, gukomera n'imbaraga n'ibya Yesu, cyubahiro no kunesha nabyo nibye, itangiriro ni iherezo ni ubitegeka, arakomeye. Igiteye ubwoba cya nijoro ntikizantera ubwoba, yaramfashe maze ampindura ibirimi by'umuriro, ubugenda twika ndasenya kubw'izina rya Yesu, turakomeye. Benshi bari bazi ko nyiri wa wundi, andi bari bazi ko ngikora ibya kera, reka mbabwire narahindutse, yaminduye izina amirindirishya. Reka mbabwire narahindutse, yaminduye izina amirindirishya. Reka mbabwire narahindutse, yaminduye izina amirindirishya. Amaraso yamenetse yankuyeho urubanza, narabohowe ndaririmba kuko nzi yuko nababariwe. Iyo ndirimbo ifite ikintu isobanuye mu buzima bwawe. Imana irambwiye ngo yaguhaye agakiza kubw'ubuntu bwayo, ngo hari agakiza kageze mu mutima wawe, kandi Imana irambwiye ngo aho mvugira aha ngaha ngo amazina yawe ngo yanditse mu gitabo cy'ubugingo. Witeka Imana arambwiye ngo Imana irakuzi izina amazina yawe, dore ngo amazina yawe aranditse, amazina yawe yanditse mu gitabo cy'ubugingo. Ni ku Witeka Imana irimo avugana nawe. Wagakiza wahawe, agakiza wahawe n'Imana, ngo ugakomeze cyane, ukarinde cyane, ngo kubera ko Witeka Imana ngo arakuzi, ngo kandi azi n'amazina yawe. Icya kabiri, Imana irambwiye ngo muri iri teraniro Imana yishe imigambi y'incakura zose ku buzima bwawe. Ngo Imana yishe imigambi y'incakura, ngo Imana iteguye imitego y'incakura zose ku buzima bwawe. Dore ngo incakura zari ziguhagurukiye, incakura zari zihagurutse, incakura zari zihagurutse kukurwanya mukaza aho ukorera. Incakura zari zihagurutse, ariko Uwiteka Imana ngo arakubonye, Uwiteka Imana arakwitegereje, Uwiteka Imana yakubonye, Uwiteka Imana aravugana nawe aya magambo akurikira. Dore iri teraniro ngo Imana yishe imigambi yose y'incakura ku buzima bwawe. Imana itesha agaciro gukora kose kw'incakura ku buzima bwawe. Imana igutesha agaciro, Imana ikuburijemo, Imana igufasha ukuboko. Dore ngo irakurwaniriye, dore ngo iragutsindiye, dore ngo irakuneshereje, dore ngo yohereje ubutabazi wawe. Fela osti enegro zekita adobi esti enevo prai negrosti enegra. Icya gatatu, Imana irambwiye ngo pela osdine venegra ezokita adobinifo greya minivo. Mwiguhaye iri jambo uze kurisoma, uze kurisoma. Ni ijambo Imana iguhaye ry'ubuhanuzi. Igitabo cya Yobu, andika Yobu 20 n'umurongo wa 15.
uze kuhasoma. Imana irambwiye ngo ubutunzi bwawe bwagiye, Imana igiye kubugarura. Ubutunzi bwawe bwanyazwe, Imana igiye kubugarura. Dore ngo waranyazwe, dore ngo waribwe, dore ngo waratakaje, ariko Uwiteka Imana ngo yumvise agahinda kawe, yumvise amarira yawe, yumvise gusenga kwawe. Imana igiye kubigarura ubumana bwayo. Pera osta kele mando la costi deve. Uhagarare muri Yobu 20:15. Ni icyanditswe Imana iguhaye, ni ijambo Imana iguhaye. Iyo jambo Imana ari guhaye, ela costa deve pelima stele costi deve ela costa ya minivo bele grosta. Icyakane Imana irambwiye ngo zela ota asti edibinivo greya mini grosti enefo pa osta. Nguri inkingi ikomeye, uri inkingi ikomeye mu muryango wanyu. Abatakwemera uyu munsi bazakwemera, abakwibazaho uyu munsi, abakwibazaho uyu munsi bizasobanuka mu gihe kiri imbere. Ngo harabagukerenza, harabagukerenza, harabakuvuga ibyo bishakiye, ariko ntibarabona Imana wakurikiye. Bigiye gusobanuka. Imana irambwiye ngo bigiye gusobanuka. Imana igiye kubisobanura iby'iwawe. Hari ibigiye gusobanuka mu buzima bwawe, hari ibigiye gusobanuka mu muryango wawe bimenye. Inshuti zawe zibimenye, abo mukorana babimenye. Hari iby'Imana igiye gusobanura. Imana igiye gusobanura ibintu. Pera osta tele mini fosti de grade la. Imana irambwiye ngo igiye gusobanura ibidasobanutse, bigiye gusobanuka mu izina rya Yesu. Icya gatanu Imana irambwiye ngo vela osti eni mini gosta he etai grosti edivo elikota azele mandora costi deve. Ngo ihagurukiye kubohora ngo umwana wawe. Turashaka kubohora abo Satani yagize imbata. Turashaka kubohora abo Satani yagize imbata. Imana irambwiye ngo ihagurukiye kubohora umwana wawe. Ihagurukiye kubohora. Ndabona iminyururu iva ku maboko ye, ndabona iminyururu iva ku birenge bye, ndabona iminyururu iri kumuvaho, ndabona imigozi iri kumurekura, ndabona hari iminyururu iri kumurekura, ndabona hari ukubohoka kurimo kubaho ku buzima bwe. Kela ota n'umunyamugisha ukomeye, n'umunyamugisha ukomeye. Imana irambwiye ngo n'umunyamugisha ukomeye. Amen. Uyu mwana n'umunyamugisha ukomeye. Uyu mwana azavuga Imana, uyu mwana azavuga Yesu. Pela osta. Uyu mwana Imana irambwiye ngo ngusubize amaso umurebe n'ivuka rye, ukuntu yavutse. Byari bitoroshye, byari bikomeye, byari bikomeye, byari bikomeye, byari warahabaye Mana, warahabaye, warahabaye. Ndimo ndareba ivuka ry'uyu mwana, amaso yanjye arimo arabireba nk'umuhanuzi, arimo arareba ivuka ry'uyu mwana. Ntabwo byari byoroshye, nkubwije ukuri, ntabwo byari byoroshye. Warahabaye Mana, warahabaye, warahabaye Mana, warahabaye cya gihe, warahabaye Yesu, warahabaye, warahabaye Yesu, warahabaye cya gihe. Genda nawe ufata imbuto ubibira Imana, shimira Imana, ubwira Imana ngo Mana ndagushimira ko ubohoye umwana wanjye, kandi ndagushimira ko Mana pela osti wishe imigambi y'incakura zose ku buzima bwanjye. Thank you Jesus. Mpereza Providence aho ngaho nawe tumusengera. Imbaraga z'Imana zirimo zirakora ibikomeye. Uyu muntu witwa Providence ndamubwira ijambo rimwe Imana imbwiye. Pela osti defe. Ningerayo nzicara babwira ibyo yankoreye, ngerayo nzababwira ya mirimo, zababwira rwa rukundo wanyeretse. Eto eda osti ediba ene costi defini my glory. Providence Mana irambwiye ngo nawe waseka, ngwereka nawe waseka, ngwereka nawe wanezerwa, ngwereka nawe ibyishimo byaza, ngwereka nawe ahari umubabaro Imana yahindura umunezero. Elekota azori mando Christe deve. Mbwiwe n'Imana ijambo rimwe. Imana irambwiye ngo igiye ukwinjiza mu gihe cyo guseka. Haleluya. Murahiye mu izina ry'Uwiteka Imana yampamagaye. Kubgayo Imana igiye kubyikorera.
hari ibintu Imana igiye gukora mu buzima bwawe kugira ngo izina ryayo ridatukwa, kugira ngo izina ryayo ridatukwa. Hari ibyo Imana igiye gukora iwawe. Pela osti deve. Mbaraga z'Imana, mbaraga z'Imana, mbaraga z'Imana. Genda ufata imbuto ubibira Imana. Pereza uyu muntu witwa Mukahirwa Jacqueline, Mukahirwa Jacqueline. Ela osta edemene gosti deve. Hari Imana, uri 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 Imana. Narakubonye uri Imana, uri Imana. Uratabara uri Imana, uri Imana. Ugira neza uri Imana, uri Imana. Mukahirwa Jacqueline, urahari? Ijambo rya mbere Imana irambwiye ngo yarakwimanye. Imana yarakwimanye. Uyu munsi abanzi bawe bakabaye bare ngo bavugirize impundu kunesha, ariko ngo si we wenyine Imana yimanye. Imana irambwiye ngo n'uwiwawe, n'uwiwawe Imana yaramwimanye. Pela osti, Imana irambwiye ngo yarinze urupfu, yakuyeho urupfu ku mugabo wawe. Ndabona imva yasamye Imana yasibye. Kamhanure mu izina rya Yesu. Mbonye imva yasamye Imana yasibye. Etokotasti ela kotrasti deve. Muri iki cyumweru Imana irambwiye ngo hakabaye hari ikiriyo cy'umugabo wawe, ariko Imana irambwiye ngo yarabyanze. Hari ugukora kw'Imana, hari imbaraga z'Imana, hari ugukora kw'Imana. Pela osta demini fonegra. Pela osti deve. Hari ama operation, hari ibintu by'ama operation umugabo yakorewe. Yego. Yego. Operation. Yego. Pili ota zelima otike sti deve. Imana irambwiye ngo le monde la costi defenema. Muri iyo operation ngo hari urupfu kuri we. Imana iravugana nawe ngo yaramwimanye, yimanye umugabo wawe. Pela osti deve. Ala costi deve ene groide la. Imana yakwikiriyo, yakwikiriyo urugo rwawe. Mwizina rya Yesu, mwizina rya Yesu, mwizina rya Yesu, mwizina rya Yesu. Witeka Imana arongera kuvugana nawe amagambo akurikira. Dore ngo igihe kiraje kandi kirasohoye, ngo ubwo Witeka Imana ngo azamuye ibendera ryo kunesha mu rugo rwawe. Imana izamuye ibendera ryo kunesha mu rugo rwawe. Imana izamuye ibendera ry'ubutsinzi mu rugo rwawe. Pela osta deve ene groy zela ota pe etikosti. Ariko Imana ikomeje kumbwira ngo yarinze umugabo we kugwa kwiseta. Mwizina rya Yesu, mwizina rya Yesu, mwizina rya Yesu, mwizina rya Yesu. Uyu munsi byakabaye ari ibindi, uyu munsi byakabaye ari amarira, uyu munsi byakabaye hari imihangayiko, uyu munsi byakabaye ari agahinda, ari umuborogo, ariko Imana irambwiye ngo yaratwimanye. Uwo Yesu ishuri ibihumbi n'ibihumbi, kandi sibanga barabizi, n'ejo bundi yaraturamiye. Turumva amajwi y'inyoni dutegereje igitondo, isezerano riri bugufi. Teri intambwe buri munsi. Turumva amajwi y'inyoni dutegereje igitondo, isezerano riri bugufi. Imana irambwiye ngo turimo turumva amajwi y'inyoni dutegereje igitondo, isezerano ry'Imana dore ngo riri bugufi wawe, ririmo ririnjira iwawe. Imana yinjira isezerano ryayo iwawe mu rugo. Imana yinjira isezerano ryayo, Imana ivukije isezerano ryayo mu rugo rwawe. Keta osti edibai. Ibicaniro by'umwanzi birarimbutse, ibicaniro bya Shetani byabarwanyaga biratsinzwe, birarimbutse. Hinjiye inkuru nziza y'umugisha iwawe. Thank you Jesus. Hinjiye inkuru nziza. Ndabona inkuru nziza yinjiye iwawe. Ndabona inkuru nziza. Haleluya. Ndabona inkuru nziza yinjiye iwawe. Ndabona inkuru nziza yinjiye iwawe. Oh, Mwami Yesu. Shimwa kubw'iyi inkuru nziza yinjiye iwe. Shimwa kubw'iyi inkuru nziza yinjiye iwe. Shimwa Yesu, shimwa Yesu, shimwa Yesu.
kubw'iyi nkuru nziza yinjiye iwawe. Ndabona inkuru nziza yinjiye iwawe. Thank you Jesus. Genda ufata imbuto ubibira Imana, ubwira Imana ngo Mana, hanyuma ndashaka ko nyuma y'iyi mbuto ubibiye Imana unyoherereza amazina y'umugabo wawe. Wanyumvise? Mazina y'umugabo wawe ndetse n'amazina yawe yombi, mwembi babiri. Ndabona Imana igiye kubazahura, ndabona Imana igiye kubazamura, ndabona Imana igiye kubagirira neza, ndabona Imana igiye kubagura, ndabona Imana igiye kubahindura amateka, ndabona Imana igiye kongera kubaka urukundo hagati yawe nawe rukomeye. Mwizina rya Yesu. Hari ibyo ntavugira ahangaha erega, hari ibyo ntavugira ahangaha ni muri public. Hari ibintu mba mbonye buriya, ariko mbikubiye muri iryo jambo rimwe rivuga ngo Imana igiye kongera kubaka urukundo hagati yanyu. Maso y'Imana arimo arareba hano hantu, hari Imana ivuga mwizina eta oti ebi enefo. Unyoherereza amazina ye, uze kunyohereza amazina ye ndetse n'amazina yawe. Ufata imbuto ubigenze gutyo, ufata imbuto ubanze ubibira Imana, numara kubibira Imana imbuto, nyuma y'iyo mbuto wohereza amazina yawe naye. Nkurahiye mu izina ry'Uwiteka Imana yampamagaye, igihe kiraje kandi kirasohoye, ubwo wowe n'umugabo wawe mugiye kubona Imana. Hari Imana, abwiza ukuri, hari Imana. Keta sto deve elima otai minivo greya oti esti devene my glory. Imbaraga z'Imana, imbaraga z'Imana, imbaraga z'Imana, imbaraga z'Imana, imbaraga z'Imana, imbaraga z'Imana. Shyiraho hariya. Tugiye gufata imbuto tubibira Imana. Tugiye gufata imbuto, buri muntu wese afata imbuto tubibira Imana. Ituro ry'uyu munsi tugiye gutanga turaritanga nk'imbuto turimo tubiba. Mana ishimwe cyane. Fata imbuto mu biganza byawe. Ela kotasti deve. Fata imbuto, tugiye kubiba imbuto. Mana ishimwe cyane. Haleluya. Fata imbuto, fata ituro ryawe, tugiye kubiba imbuto. Mana ishimwe cyane. Haleluya. Fata imbuto mu maboko yawe. Ntusigare. Oya Mana we, oya we Mana we, oya Mana we, oya Mana we. Ntusigare mu bandi. Ntusigare mu bandi. Iki gitaramo kirimo ubuntu bw'Imana. Iki gitaramo kirimo umwuka w'Imana udasanzwe. Iki gitaramo kirimo gukora kw'Imana. Iki gitaramo kirimo umugisha w'Imana. Iki gitaramo kirimo imbaraga z'Imana. Iki gitaramo kirimo gukora kw'Imana. Iki gitaramo kirimo ela kosti deve. Imbaraga z'Imana zikomeye. Imbaraga z'Imana zibohora ibiboshywe. Imbaraga z'Imana zikingura ijuru. Kino gitaramo ele kotaste deve breya ona kosti. Imbaraga z'Imana, imbaraga z'Imana, imbaraga z'Imana, imbaraga z'Imana. Mu mwanya rero turimo dutanga imbuto. Imana ishimwe cyane, turimo tubiba imbuto. Imana ishimwe cyane, turimo dutanga ituro ryacu ku Mana. Haleluya, 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 haleluya. Ndashaka gukorera umugisha wanjye uva ku Mana, kandi mfite ibyiringiro ko nzawubona. Ndashaka gukorera umugisha wanjye uva ku Mana, kandi mfite ibyiringiro ko nzawubona, kandi mfite ibyiringiro ko nzawubona. Pela ostadeve. Inyuma yawe hari ingabo zishinzwe kukurwanirira, zoherejwe n'Imana itakwemera ko urengana. Inyuma yacu hari ingabo zishinzwe kuturwanirira, zoherejwe n'Imana itakwemera ko urengana. Kuko imbabazi z'Imana zihoraho, ntacyo nzatinya kuko ndi kumwe nawe. Kubw'imbabazi z'Imana zihoraho, ntacyo nzatinya
kuko ndi kumwe nawe. Kuko imbabazi z'Imana zihoraho, ntacyo nzatinya kuko ndi kumwe nawe. Inyuma yawe hari ingabo zishinzwe kukurwanirira, zoherejwe n'Imana itakwemera ko urengana. Inyuma yawe hari ingabo zishinzwe kukurwanirira, zoherejwe n'Imana itakwemera ko urengana. Kuko imbabazi z'Imana zihoraho, ntacyo nzatinya kuko ndi kumwe nawe. Dufite Imana itugenera uburinzi buhoraho. Haleluya, 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 haleluya. Pela Costa Deve. Dufite Imana itugenera uburinzi buhoraho. Ora Costa Zerimando Rakoti Deve. Imbaraga z'Imana, imbaraga z'Imana. Turi mu mwanya wo gutanga imbuto, wo gutanga ituro ryacu ku Mana. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Ntusigare muri uyu mwanya, ntusuzugure uyu mwanya, ntutesha agaciro uyu mwanya. Uyu ni umwanya ukomeye tuboneramo umugisha. Imana ishimwe cyane. Bwana Yesu asifiwe sana. Kandi icyo Uwiteka Imana yakubwiye uyu munsi ugikore. Imana yavuganye nawe kuri uyu munsi wa none, ukure mu mvugo ushyire mu bikorwa. Imana ishimwe cyane. Ijambo ry'Imana rirambwira ngo kubaha Uwiteka Imana nibwo bwenge. Kubaha Imana nibwo bwenge. Kubaha Imana nibwo bwenge. Kubaha Uwiteka Imana nibwo bwenge. Kandi kuyumvira niko kujijuka. Imana ishimwe cyane. Turimo rero turatanga imbuto yacu ku Mana. Turimo turatanga ituro ryacu ku Mana. Imana ishimwe cyane. Nyaruka ihute kugira ngo nze gufatira hamwe umwanya wo gusenga, mbaturaho umugisha. Imana ishimwe. Imana ishimwe cyane. Ni Yesu wangize kuba umuvandimwe we. Imana ishimwe cyane. Imibabaro yanjye yose ni kwa yizi, ahindura iyo mibabaro ngo anezeze. Imana ishimwe kuko yumva amasengesho. Imana ishimwe cyane. Imana ishimwe cyane. Imana ishimwe cyane. Mwijuru abera bazamurika nk'izuba, Yesu ubwo azatwambika ikamba ry'ubugingo. Tumwitegure kuko azagaruka vuba. Imana ishimwe cyane. Imana ishimwe cyane. Ni umwanya wo gutanga imbuto yacu ku Mana. Ni umwanya wo gutanga ituro ryacu ku Mana. Icyo Imana yavuganye nawe uyu munsi ugikore. Icyo Uwiteka Imana yavuganye nawe uyu munsi ugikore. Ntiwinangire umutima. Ntiwinangire umutima. Ntushobora kumenya isaha y'Imana y'ubutabazi yariyo. Ntushobora kumenya igihe cyawe cyo gutabarirwamo icyo ari cyo. Uyu munsi, leo, uyu munsi wa none ni wo wawe. Va mu byahashize, va mu byatambutse. Reba uyu munsi Imana ivuganye nawe ibintu bikomeye. Haleluya. Icyo Uwiteka Imana yavuganye nawe ugikore. Ntiwinangire umutima. Imana ishimwe cyane kandi Imana ihimbazwe. Uyu witwa Lydia Kamaro. Uwo Lydia nawe Lydia ufata imbuto tangira Imana. Lydia Kamaro ufata imbuto tangira Imana. Ndabona iminyururu iva ku maboko yawe. Ndabona ibiziriko byinshi birimo bikurekura. Yes.
ibi biziriko ndi kubona birekuye amaboko yawe, birekuye amaboko yawe. Ni igihe cyawe cyo kwakira. Mana ishimwe cyane. Ntuvuge ngo ejo bundi waratanze, ntuvuge ngo ejo bundi natanze imbuto ku Mana. Reba ikindi Imana ikubwiye none hakano kanya. Imana iravuga nawe ngo dore ibohoye umugisha mu biganza byawe. Imana ibohoye umugisha mu maboko yawe. Lidia Kamaro, Lidia Kamaro, fata imbuto ubibiri Imana. Ndabona iminyururu irekura amaboko yawe, ndabona iziriko birekuye ibiganza byawe. Witeka Imana aravuga nawe ngo arabohoye. Imana irabohoye, Imana ibohoye umugisha mu biganza byawe mu izina rya Yesu. Lidia Kamaro, uri hano muri iri teraniro. Taste de verema, fata imbuto bibiri Imana. Gira Imana ngo Mana ndagushimira ko nanjye Mana ubohoye umugisha mu maboko yanjye. Ele Costa, kandi abari barakwibagiwe bagiye kwibuka. Abari barakwibagiwe barakwibutse. Kubera Imana, kubera Imana, kubera Imana, kubera Imana. Abari barakwibagiwe barakwibutse. Ela Costa, aho ugiye kunaga urushundura hose ugiye kuhakura umugisha, ugiye kuhabona umugisha, ugiye kuhabona Imana mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Mana ishimwe cyane, Mana ishimwe cyane. Ngiye gusenga rero natura umugisha. Uri inyuma yihute, uri inyuma yihute, uri inyuma nyaruke kugira ngo mfate umwanya wo gusenga natura umugisha twese twamaze gusoza gutanga imbuto yacu ku Mana, gutanga ituro ryacu ku Mana. Imana ishimwe cyane. Ndagiraho kano kanya ngiye ugafata natura umugisha ku buzima bwanyu, natura umugisha ku mazina yanyu, natura umugisha mu byo mukora byose, natura umugisha ku ntambwe zanyu z'ibirenge byanyu, natura umugisha ku byo mwerekeza amaboko byose mu izina rya Yesu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Mana ishimwe. Zamura ku biganza byawe rero, zamura ku biganza byawe. Nkwatureho umugisha, nkwatureho umugisha. Mana ya Isiraheli, Mana ikomeye, Mana igira neza, Mana yo kubahwa, Mana yo kwizerwa, Mana ishobora byose, Mana ikomeye, Mana iteye ubwoba, Mana itanga umugisha, Mana ibohora, Mana itanga amasezerano. Kuri uyu munsi wa none ndatongera umugisha mu biganza by'aba bantu, mu boko y'aba bantu. Niyakira umugisha. Ahari umuvumo nukurweho, nihaze umugisha. Ahari umuvumo nihaze umugisha. Ahari uburwayi nihaze gukira mu izina rya Yesu. Ahari inyatsi nihaze umugisha. Ahari ubukene nihaze ubukire mu izina rya Yesu Kristo. Ahari umuvumo tuhasabye umugisha, tuhatuye umugisha. Ahari umuvumo nihaze umugisha mu izina rya Yesu. Ahari inyatsi nihaze umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze Mana kuri gufungura umugisha mu biganza by'aba bantu, maboko y'aba bantu, mu byo bakora, buri kintu cyose berekezagaho amaboko. Ndagushimira uhoraho kuri gutanga umugisha, kuri gufungura umugisha ku buzima bwabo mu izina rya Yesu. Iri joro hari umugisha ufunguye ku mazina yabo, ufunguye mu buzima bwabo. Urakoze Mana kubikoze mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Birabaye, 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 birabaye. Kela otayi delima osti defe. Birimo biraba, birimo biraba, birimo biraba, birimo biraba. Hari umugisha uri gufunguka, hari umugisha uri kurekuka ku mazina yanyu, uri gukinguka mu biganza byanyu. Hari umugisha Imana iri kubohora amaboko yanyu, mu biganza byanyu. Onodo Jezikri, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Uwo mugisha urimo uramanuka, uwo mugisha urimo urasukwa ku mazina yanyu mu biganza byanyu. Haleluya. Ndabona uwo mugisha urimo wururuka umanuka nk'imvura. Yes Lord, yes Lord, yes Lord. Umugisha w'Imana urimo uramanuka nk'imvura, urimo uramanuka nk'imvura. Umugisha w'Imana urimo uramanuka nk'imvura. Yes Jesus. Lidia Kamaro, Lidia Kamaro. Icyo Uwiteka Imana yakubwiye igikore. Ni igihe cyawe. Imana imirambwira ngo ni igihe cyawe. Lidia Kamaro Gloria, ni igihe cyawe. Uwiteka Imana akomeje kumbwira ngo ni igihe cyawe. Thank you Jesus, thank you Jesus. Iki ni igihe cyawe. Yes Lord, yes Lord. Lidia Kamaro, iki ni igihe cyawe. Asante Baba, asante Yesu, asante Baba, asante Yesu, asante Baba, asante Yesu. Lidia Kamaro, fata imbuto bibiri Imana, bibiri Imana. Iki ni igihe cyawe. Ijuru rirugurutse, rirakingutse. Ndagushimira Mana
kubohoye ibyari biboshywe. Ndagushimira Mana kucinguye amasezerano y'aba bantu. Ndagushimira Mana ko iki ngiki ari igihe cyo kwinjira hagutse mu izina rya Yesu. Kura imivumo ku mazina y'aba bantu, kura inyatsi kuri bo, kura inyatsi kuri bo katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Bohora ibiboshywe mu izina rya Yesu. Imbaraga zose za gishetani zabarwanyaga ndazivumye mu izina rya Yesu Kristo, nizitsindwe nizineshwe. Ahubwo Mana ugusha imvura y'umugisha ku mazina yabo, ugusha imvura y'umugisha mu biganza byabo, ugusha imvura y'umugisha mu byo bakora byose mu izina rya Yesu Kristo. Mbyatuyemo nizeye. Mana shimwa. Amena, amena. Impundu kuri Yesu, impundu kuri Yesu, impundu kuri Yesu, impundu kuri Yesu, amashyi kuri Yesu, impundu kuri Yesu, amashyi kuri Yesu, impundu kuri Yesu. Izo mpundu ku Mana, ayo mashyi ku Mana mu izina rya Yesu Kristo. Komera Imana amashyi, vugiriza Imana impundu, vugiriza Imana impundu, mukomera Imana amashyi, mushimire Uhoraho, mushimire Uwiteka Imana, mumukomera amashyi, muvugiriza impundu, mutere haleluya kubw'icyubahiro cy'Uwiteka Imana. Mana baha umugisha, Mana baha umugisha mwese abitabiriye iteraniro. Ikiganza cy'Imana kibatwikiye, kubaho kw'Imana kubatwikiye. Aho mugiye kuryama, bagiye kuryama, mugira indoto nziza, mugira ijoro ryiza. Ubuntu bw'Imana bubatwikiye, bwiza bw'Imana bubatwikiye, ineza y'Imana ibane namwe mu izina rya Yesu. Hanyuma bakiri ku manywa namwe mu bihugu murimo, aho bikiri ku manywa, mukomeze kugira umunsi mwiza. Murambura amaboko duhoberane twifurizanya amahoro ya Kristo. Ndabayambiriye mwese, ndabagumbiriye mwese, mbifurije amahoro y'umukiza Yesu Kristo aganze mu mitima yanyu, aganze mu buzima bwanyu. Yesu abaha umugisha. I love you. Oh, ndabakunda, 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 ndabakunda mwese, ndabakunda. Que Dieu vous bénisse. Kamvuge n'Urufaransa. Imana ishimwe cyane. Que Dieu vous bénisse. Imana ibahezagire. Imana ishimwe cyane. May God bless you. Imana ibaha umugisha. Que Dieu vous bénisse. Hallelujah, hallelujah. Imana ibahezagire. I love you mwese, ndabakunda cyane. Murota Imana, murota Imana. Yesu abampezagirire. Bye bye, bye bye, bye bye. Tuzasubira ejo. God bless you. Bye bye, bye bye.